Okay. Isafuriya yacu yashushe. Wakata uko ushaka, ushobora kata bitoya cyangwa kata binini. Kuko byose ikingenzi nuko biri bushe. Bakunzi ba Metosi aho muherereye hose reka tubaramutse kandi turizere ko mumeze neza nkuko bisanzwe dusanzwe tubategurira cyangwa se tubashakira abatumirwa batandukanye. Uyu munsi rero twanyarukiye nabyitaho ni Mugikoni bagiye kureba abantu bateka ariko n'umunyabukorikori bwinshi cyane. Reka ne kubicisha amatsiko, reka musabe abibwire. Muraho neza? Mukomera yambo mwese. Yambo. Abakozi ba Metosi muraho. Yego. Turabaramukije mwese. Ya. Haje warumwe ngo mbibwire. Neza kujya kwa Kimurenge. Mu buzima busanzwe nitwa Gakunzi Olivier. Ndubatse mfite umugore n'abana batatu. Ndakijijwe. Akazi nkora ndo mutetsi umunyamwuga. Mu buzima busanzwe nize hotel management. Ni specializa mu gikoni. No kuba mu ndiho ndo mu specialiste mu guteka. So bateka kare nkuko ndaho ndivuze. Ruguru mwabaga hehe? Iwacu kazute mu minembwe twitwa mu masha. Abantu mu masha bagira ubukorikori bwinshi cyane. Okay, birashoboka. Twari yampeza cyane. Ndashaka ko ariyo mpamvu. Okay, ni karibu cyane kuri Metosi TV. Kandi nawe waduhaye karibu noneho turi mu gikoni twaje kureba ibyo ukora. Natwe twishimiye kugera hano. Asante. Ni karibu kandi. Turagusuye noneho muri pratique. Ngaho tubwire ukora ibintu bisa nkaho biri extra abantu batamenyereye cyane byo guteka. Abantu bamenyereye za agenda cyane karibu bakora imirimo. Ngaho ngo tubwira amakuru y'ibi bikorwa byawe. Impamvu yabinteye narebye muri community yacu ntabantu babamo benshi. Usari n'umuntu wanyenteresheje mukuru wanje nari nkurikira yaratambutse niyo wanyenteresheje nkanyenterese naje numva koko birakwiye. Nsanga nkunze kurasanga no muri community yacu usanga ntabantu benshi bibamwo abantu bake cyane. Bituma bishira mu mwete mwinshi. Tukaba dukangurira n'abantu kubijamwe kuko ni byiza kuko hari amasezerano tugira ya gakondo. Mukeneye ngo tuzare kuzana abetranje rero zo batekera abantu bacu bakomeye. Mwabantu mwe muzamwanga kwiga guteka. Muzasubiza mutakibonye. Ndabasaba ngo muze nashimira chef Gasore niyo mumenta wanje. Gasore n'umuhanga. My friend. Uwo mubereka ari mu gikoni. Mu buzima bw'abantu umusanze hanze twamenye wari we. Ariko umusanze muri hotel industry. Gasore n'umuhanga wo ku rwego rwo hejuru. Nuwo niyo mumenta wanje. Tunamura Gasore hari yubahwe ni executive chef. Urize urarangije ni byiza cyane kandi twabivuga ngo congratulations cyane kuri urwo rwego rwiza cyane rw'ubumenyi. Hanyuma urize urarangije wahise utekereza gukora company yawe yo guteka ku giti cyawe wabitekereje gute? Tuduha amakuru nyine ukuntu n'ukuntu turi hano nyine twagusanze. Okay, niko byagenze. Nyuma yo kurangiza ishuri nari maze imyaka 6 nkorera abandi ariko for now ko ndikorera. Nashinze company yanje nkicibutse abantu batarakora subscribe kuri Big Chef Africa. Muakande subscribe, mukore share na like. Nako nayo company yanje nuko yitwa Big Chef Africa. So ko ntonga ko amabaza ngiso kuyiha izina rinini cyane. Niko turi. Tugomba gutekereza ibintu biri big. So that's why I say Big Chef Africa.
nashinze company yanje mufite company mundikorera ku bantu bafite ama event muraza kureba ari nimero yanje aho ngaho murantelefona nkabibakorera neza mukarya ibiryo byiza biryoshe mutiriwe muvunika kandi mutiriwe muvunika ngo mushake ndamana nk'abantu bene wacu bakora amakwe basanga bafasha abagore ba famille ngo baje guteka bagasigana abandi bakagenda babivovota ngo ntana soda babaguri okay anyway ni byinshi so ngo uvunike kwiri gutuma abantu bazana intonganye muri famille cyangwa gufata abantu tishuye zo wishura amafaranga duhezwe duteke twe twabyigiye tubifitiye nk'ubumenyi n'ubushobozi tubakorera ibintu byiza cyangwa tugenda tubona na feedback aho tugenda dutekera abantu kenshi tubona na feedback hari tubona ziri positive na negative kuko abantu bose ntago bagira imyumvire imwe ntago abantu bose babyumva kimwe mbese hari nk'abantu bataza barya spices abantu bazavuga ngo bazaje amako bakiruka bakarwara inzoka kenshi biterwa no kutamenya health yiwe iyo umuntu atazi health yiwe abagomba kwitonda ku biryo arya abagomba ariko usibye ko mzita kashaka kutabimenya ariko ubundi umuntu agomba kubaza ibyo azarya n'ibyo atazarya hari abantu tutazarya spices muzukuri so iyo iriye rero my friend hacyatumutirwa igituma nabwiye ko abantu ko igituma abantu bashobora gutuma yenda ibyo kurya bigira effect ku bantu bigatuma abantu badiyara cyangwa bagira ibindi ikintu cyambere umuntu ashobora kuba ibyo kurya atamenyereye ico ni kimwe icya kabiri ashobora kuba bakorera ahantu hari umwanda icya gatatu bashobora kuba baguze ibyo kurya bisaba expired ushobora kugura inyama zimaze iminsi ushobora kugura inyama zifitiye zenda zinkirwaye ushobora kugura okay hari nk'abantu bakoresha vegetable zarige zishobora kuva mu murima zarazitewe imiti so no kuvuga ngo imboga zatewe imiti dufate nka spinach dufate nka sukuma dufate cabbage dufate whatever zarazitewe imiti saramara 3 days 4 days nimbi so murabizi imboga zo mu kizungu inyisho zazitera imiti kugira ngo zikure zibe zinini bene zo ngibyo so iyo baziteye imiti zitarama no kuvuga ngo itegeko zigomba kumara 3 days 4 days kugira ngo uzone gukoreshwa abacuruzi barige batita kuri health y'abantu bakabaheza ibyo bishakiye nimushaka mu diare ariko bora yapata pesa so no kuvuga ngo ico gihe bishobora gutuma bagira no kuvuga ngo no kurya ibyo kwitamenyereye no gukorera ahantu hatari isuku amasaza ava muri toilette akaza gukora ku byo kurya no kurya ibyo kurya yenda nk'imboga zivuye mu murima zarazitewe imiti donc zitaramara iminsi nyine yabigenewe kugira ngo bazikoreshe ikindi hari umuntu uzamuva hanze akaza gukora mu kurya ntiyakarabye yagera mu kanya n'abantu egizo tukiza kizo ziri mu mwanda mwinshi so no kuvuga ngo kirazira gukora mu kurya udakarabye kandi je mbandanga mwinde mu gikoni shokora mu kurya nkakubita umwoko mu mutwe so no kuvuga ngo isuku ibikenewe mu gikoni murakoze sawa urakoze cyane urabisobanuye kandi urakomeza ubisobanure mukanyura duha pratique kubera ko abantu benshi twebwe turi intumwa za rubanda hari abantu bakeneye kubona uri muteka ariko tutaragera kuri iyo fazi cyane uteka iki kuko ibiryo ni byinshi cyane mu byo wigiye uteka byose hari ibintu rusange bazita ngo n'ikita rusange kawunga abantu bose barayizi wewe tubwi uteka iki cyane uri specialize mu biki reka mbigufashe ubundi igikoni buri yavuga igikoni kigabuye nk'ibice 4-5 hariho hot kitchen navuze kuvuga ngo sorry igikoni cyose uko kingana cyose nuko kigabuye nk'ibice 5 hariho pastry naho batekera naho bakorera ni bakery aho batekera imigati amakeke bakatana na fruits imbuto zose buriya igeze muri hotel mu gikoni aho bakatira imbuto ni naho batekera imigati n'amakeke iyo tuvuga gutyo imigati n'amakeke suzonyine yaba ari ibintu byinshi cyane ibyo ku baking ndabizi turanabikora nawe mu mwanya nizo dutangiriraho ikindi cya kabiri hari iyo bita garde manger ni n'abakora salade ni department ikora salade amasalade yose kandi salade buriya ziba mu amoko menshi ashoboka yitwa garde manger icya gatatu yitwa entremetier naho batekera imitsima imiceri za chapati n'imboga
imboga Inyama. oya navuze imboga yego vegetable akamivuge mu Kingereza tuvuge imboga mu Kinyamurenge yenda bamwe barumva inyama ya vegetable kandi vegetable inyama ntizirimo yego icyo ni cya gatatu. Icya kane hacu bita saucier naho batekera inyama zose abotsa inyama abateka zifite imyita whatever inyama zose kandi inyama zibamwe mu kabiri haba red meat na white meat. Iyo tuvuga white meat tuba tuvuga inkoko fish z'amoko yose ni white meat. Ushobora gusangamo ni fish igikonki kirepe cyangwa itukura ariko ni white meat. Ingurube nazo ni white meat. N'urukwavu I think so. Iyo tuvuga red meat tuvuga inka, ihene, intama whatever. Ibyo zose kuvuga ngo ibyo zose tuvuze zose bikorerwa n'abasosiye. Iyo tuvuga associé department associé ni kuvuga ngo ni ibijanye n'inyama. Nituvuga inyama ngo mvuze zose tuvuze. Ibice ni cyakane I think ivuze. Icya gatanu ni butchery. Kuko butchery igomba kuba iri mu gikoni. So kuvuga ngo department store. Muri zo zose nta nimwe ntazi gukoramo. zose urabikora. Haraho ndashaka ndi 100%. Nka muri butchery ndayanga cyane. Ariko ntacyo ntazi gutunganya ko kubaga bamwe bazabona fish fillet sinzwe mu Kinyamurenge. Fish fillet izagute Kinyamurenge cameraman. Okay, ni ifi ibaze itari nk'imishugi. Niyo fish fillet. Inzi kubaga kuri mpa ifi ya fini yose gutya ifite n'imishugi. Inzi kuyibaga kayikuraho urunga kuraho ni ikaza ari umunyefu dafite n'umushugi numwe. Apani hiyiri mbisi. Ukikora cyo mu mazi. Kubaga inkaho ndabizi navyigishwa bankira umwana ngituye mu masha. Papa yabinyigishije ndi muto cyane. Ikindi muri pastry ntabwo ndi 100% 50-50. Inzi ku baking nzi guteka keke umwanya murabona duteka umugati hano. Ikindi aho ni muri pastry imbuto zo amshaka kumbizi cyane. Iyo ndabizi kuzikata no kuzidekora neza cyane. Garde aho ni pastry na associé navuze ko ibyo ndabizi kubikoramo no guteka inyama ndabizi kubiteka no kuziha shape zitandukanye. So iyo tuvuga ngo umuntu akora muri butchery ntabwo ari ukubaga gusa. Ukuje tuzi kubaga inyama tuzi kubaga wewe ariko tugushira muri butchery ya hoteli watakara cyane bisaba kubihugurugamo kugira ngo izi nyama zikatwa gutya style zimeze gutya. Reka mbasite gato hari umuntu yagiye bamutumye yari umanager somewhere nijoro hayoboye ngo ushenda umunsi nanifite off akaba hari hari function yari hari tagiye kazo wari wansigare mu mwanya baje kuzana inyama ngashike muri bush donc kuri menu nanse ari anseho stroganoff beef. Stroganoff iyo tuvuga stroganoff ni style yo gukatwamo. Ngarangiza aje muri bush ngashaka stroganoff beef my friend barazibura. Ngarangiza aje muri supermarket aho yakoraga yari umukashiya muri supermarket ngashike arazisaba baramubwira ngo nta stroganoff tugurisha hano. Aragenda aje kubwira manager aba basenzi bawe bananiye ko ndabasaba stroganoff beef bazinyime baramutuka ngo stroganoff beef ntabwo ari ntiwaho diryo ni shape y'inyama ni shape baheza inyama cyangwa se style ikatwamo niyo stroganoff. So nukuvuga ngo uwo kubwira unyira ngo yikate uzakugarisa kwikwereka. So nukuvuga ngo igikoni ni ikintu kirivasi cyane ikintu kinini mu buryo bisaba nyine kugitindamo. Hari nka muntu ngo wanyikishe guteka. So kwigisha guteka aho naho gara na entremetio ndayizi 100%. Sosi 100%. Pastry news 50-50 na butchery nta ndabizi yako bitari bidakabije cyane ariko ndabizi nka 8%. Nkibso yeah garde manger ndayizi ka 95% gutya. So nukuvuga ngo iyo duteka ibiryo navyo rero bigenda bigira amoko atandukanye. Hari ibiryo z'abataliyano k'abataliyano kenshi bakoresha pastas sanzwe kumusobanura mu Kinyamurenge ntako tazabaga iwacu reka mbivuge gutya na macaroni na spaghetti ari nk'abantu nka ne spaghetti. Iyo ndafite macaroni ngini macaroni kandi macaroni na spaghetti ni ibintu bitandukanye.
nibyo abataliyani nibyo bakunda cyane nta biryo bazariye ngo bitarimo cheese fromage ibintu byose bashiramo fromage ibyinshi like ka 95% bashiramo fromage ibiryo byabo byose ngiraho notion Chinese food naho mfiteho notion yeah iby'abanyafrika byo ndabizi jewe uzi no guteka n'impengeri noteka impengeri n'umugore wakaziteka amushaka tutabaho namurusha so nukuvuga ngo ni byinshi tuzi so mu my event yo noneho tuzi guteka ibiryo byo muri event so aho tufite my event please nimuzana my event tukora my event bakorera ibintu byiza cyane kandi ku giciro gihendutse ushaka kumenya igiciro nasange mu gikari kuko tuzamenye d'abord ahantu aherereye tuboro kudiscussinga nabo okay yeah sawa urakoze cyane gusobanurira abagutegera n'abakumva bose n'abakureba hanyuma tuje muri automatique nyine muri pratique kubera ko abantu bamwongoza yumvishwa ngo n'imigeri nka moto ubu nyine ho kumbwira ivyo bintu havuga kuravuga amazina byose ibyo kawunga gusa niyo menyereye n'inyama n'umuceri ariko kugira nyine ngo abantu barusheho kumva cyane reka tuje muri pratique nima ntacyo bigutwaye kugira ngo wereke abantu okay uyu munsi icyo tugiye gutangiraho bunyine turatangirira kuri tuvuga ngo tugiye guteka soup kandi soup ntizigende wenyine soup ijana n'umugati soup ubwo niki ni soup bitandukanye na sosi yego sosi na soup ni ibintu bibiri bitandukanye niyo mpamvu nkubajije isosi tubarizaga ba ego isosi n'umwita ikinyamurenge yego isupu mu kinyamurenge ntibaho reka tuyivuge mu gifaransa ni potage je nahise ngira ngo ni isupu nyine mpamvu supu ni kingereza mu gifaransa ni potage so ibintu bimwe muzamutobara ibintu bimwe tutaziyenda mu okay so kutabimenye mu kinyamurenge nuko ntabibaho ibyo tutakoreshaga kenshi sometimes ari gihe tutabita bifite amazina dusaba abantu bakora dictionnaire mu kinyamurenge turasaba Apotre Mikeyonye wakora dictionnaire y'ikinyamurenge uzadutandukanyirize supu na sauce umwita ni na soup please turabigusaba Apotre Mikeyonye uzabidukorere kugira ngo tuzatumenye ibyo dusobanura kuko twebwe ikinyamurenge cyacu kirasa n'igi cyabaye kigufi cyane mudufashe cyo kintu muzakidukorera rwose n'abandi bafatikanije barimwo nibagiye amazina yabo bamwe pastor umugabo umwe wasinzira ndabizi ko ejo bafatikanya kenshi kuri ibyo bintu mudufashe rwose kuko kugira n'igihe tuzasobanurira abana cyangwa abantu batazi yenda ikingereza n'igifaransa nabo bamenye ikinyamurenge bamenye mu kinyamurenge itandukanirizo ryabyo kuko muzi ko yari umuntu wabwira ngo isupu n'isosi hari n'uza gusaba ngo ndashaka isupu so okay anyway nibadufashe kugira ngo tuzadusobanurire ibintu byinshi sawa ndumva rero twaje muri pratique nyine ibyo uzi biri hafi ibyo uzi ni byinshi ariko ibiri hafi nyine ni nka example materiel didactique nyine bigaragara kugira ngo abanyeshuri bumve okay abo tugiye gutangira rero muze kuba hafi kandi nshishikariza abakamerameni muza kenshi kamera kumara nti munabifata nawe umunyamakuru nawe wige isi dutujamwo timba bamutega ku bagore gusa turimo kumva bari mu kugenda bagaririya umugore azagenda ngo mpaka ngasigatetse hari umuntu uzi hano muri famille umugore n'umunyeshuri azagenda ngasigateke y'abantu byo kurya umuntu yo kwitekera wenyine mpaka mbese nagitanga umugore adahari hari umusonga nageze yasanga yabwiriwe andi umuntu naje kumukeka abagore rero muzoza mubareka banze abapapiri murakoze reka tutangire pratique yacu rero yego dufite akabasa kacu hano karogeje narababwiye ikintu cyose mu gikoni ugiye gutangira kugikora ugomba koza intoki zigasa neza ikindi inzara mu gikoni ni icaha abapasiteri ntibo gitengera twe nk'abakuzinye twogitengera umuntu twe kugutenga no kuturuzi uzandeba aho uzansanga muri event hose uzasanga afite kupongera kuko abo tuba tugiye guhura tutekana nabo hari igihe tumwizere 100% bisaba ko nzana kupongera nk'aba chicken bafite inzara
bakabanza nk'abakupongera bakazica udakeneye gukoresha kupongera yanje naho tumuha uburenganzira akaje kugura urwembe cyangwa akagura akanefu akamakinga ashobora kukaziciye then tukabona gukomeza akazi sawa tugiye nabwo icyo dutangira cyose tutangira dukaraba intoki zacu hano dufite liquid soap dufite n'akantu keza shaka no gutya gusa isabune kiza nayo nyine namara nkagira gutya tukamara tugakaraba neza intoki zigaca nuko intoki zawe zimaze guca rero ubwo tugiye gutangira guteka ibyo tugiye guteka ubundi tugiye gutangira ku mugati kuko nabwiye ko ubundi iyo umuntu afata potage ntabwo yimwe yonyine gusa potage ijana n'umugati so tugiye gukora ibintu biri fresh turateka soup turanza tutangira gukora ku mugati kugira ngo igihe umugati wa improvinga tubone gutangira guteka soup yacu so tugiye gutangira ku mugati rero ubwo jewe ndababwira ibipimo ariko jewe nzi kubipimisha amaso kubera kubitindamo cyane pimisha amaso kugira kuko je nta mpamvu yo kwirirwa mpima ku minzani mwebwe mwapima ku minzani kandi tutabisobanukiwe neza kambaza mugikana takibazo biremewe rwose nta muntu nocira hiteka so ubwo ugiye guteka wa mugati turya hano buri gitondo abantu ha wa wundi yego niba tugiye guteka hano tugiye gupima quarter kg ni robo kikiro yego irobo nige tugiye gupima ya iyi ni farine dushizemo turashiramo umunyu iyo tuvuga tablespoon ni kiko cyo kurya iyo tuvuga teaspoon ni kiko c'icayi hari different ya tablespoon na teaspoon tablespoon ni kiko nyine cyo kumeza teaspoon na kayiko kagiye dukoresha isukari kagiye gatungi kangana gutya so no kuvuga ngo turashiramo umunyu muri uyu mugati wacu turashiramo umunyu inusu y'iki kiyiko ya tablespoon iyo tuvuga half dupimisha intoki gutya donc kitadwebereye wabonye dushizemo umunyu isukari turashiramo ikiyiko cuzuye wabonye nitumara turakoroga tucanganye byivange iyi yitwa East wabonye ko handitse Angel yitwa East wayibonye hano instant dry East ni ukuvuga ngo turashiramo nayishizemo hano mu icupa ryacu kugira ngo kuko yari nyinshi shaka kwikorwa ngo ibiri safe ubundi ngo kwipfundikiye kuko hano urabona ko kano kantu nagatemye karakase donc ntabwo kaba kari safe so that's why nabishize mu icupa ripfundikira bitashiramo na rebels kugira ngo tutazaje kugira umutatu n'umwe cyangwa n'umuceri cyangwa n'ibindi bintu so dufata tugafundura imbuzo yacu turashiramo ikiko kimwe n'inusu kandi birinda gushiramo ibintu bifite amazi kugira ngo bitaja turashiramo ibiyiko bibiri kugira ngo ije kubyimba yihuse then tumara tuvange ku bantu batarakora subscribe nitumara turashiramo ku bantu batarakora subscribe mwibuke mukora subscribe please nitumara turashiramo igira imwe sorry nitumara turashiramo amazi ubundi bashiramo amata kubera ko nta mata dufite turashiramo amazi ko byose birakorana nta kibazo amazi warm water ntago dushiramo amazi akonje dushiramo amazi asa n'akazuyaza
rero ko ifarini yacu tumaze kuyikanda hano mu ntuze mu kabase tugiye kuyishyira hasi kugira ngo tuyikande neza ibe smooth kuko ari mu ibase kugira ngo yikande kugeza ibaye smooth. Niyo mpamvu tuyishyira aho dukandira kandi haba hagomba kuba hari isuku ihagije. Ukanda kugeza neza ibaye smooth cyangwa se inoze idafite ibiheri. Ugenda ushaka agafarine gake gake. Iyo rero umaze gukata gutya ubuje rero nkase gutya mpitamenya grams na kase uhita ufata gutya mpangira gutya birava ngo byibumbye kabaye wabonye kagujya kabona bakora amabi. Fata iyi ni oven. Tugiye kubera ko buryo rero oven uburyo ifunctionamo buryo ki utekamo imigati. Tunga hano kuri izi tunga hano museve. No kuvuga ngo iyi ni temperature. Urabona kigaragaza temperature. Iyi ngiyi igaragaza side. Nimba ushira side yo hasi cyangwa yo hejuru bitewe naho iki kintu ushaka ukeneye mbese gutwika kirimo hano ndani mu ifuru. Iyi ni timing. Kuvuga ngo iyi ni isaha. Hano rero dufata iyi temperature yacu kweshira kutushaka kumugati dushaka kuri 230. Iyi urane ko ifite ikintu nyine kigweza direction. No kuvuga ngo tureshira hano hariho ubonye kano ino sign yo hejuru. No kuvuga ngo ni umuriro uturuka hejuru gusa kwasi tuwaturuka. Ariko tureshira hagati kubera ko dukeneye umuriro hasi no hejuru. Tuhita tujana gutya tugeze hano gutya. Urabona ko igaragaza direction yo hasi no hejuru. Hano timing turashiranga amasaha dushaka. Akadushiranga amasaha akashiranga 50 kubera ko eragoma yizamure mwanya hayishuha. Urabona ko ifite mwanya urayibona ubona ko yatse ifite muri tare ndani. Mwanya murabona inani zo hejuru zayo zatse simiriro nyine. Ubitangiye kwaka rero minota mike nimara kwaka neza yashusha indani tuhita dushiramo umugati wacu kugira ngo komeza ushe. Ubu gisigaye rero hano no gushiramwo umugati mu ifuru indani umara ushiramo itwara hagati ya 25 ya 30 minutes kugira ngo umugati wacu bo wahiye ushobora kuwurya. Nuko rero niko bimeze tugiye rero dutegereje ngo shone mara gushobora cyane tutashiramo umugati wacu utangirere rushe. Ubu rero imigati yacu tugiye kwishiramo murabona ko ntubona ko zira singa zatwe urebye no hejuru wabona indi nayo ndo umuriro hejuru wabaye no hasi wabaye. Ubu rero tugiye kwishiramo ubundi shira hagati no hagati kugira ngo umuriro uze guhurira hagati na hagati hatagira kuzwengita finyiliwa. Okay, ubu rero nani yacu yashushe tugiye gushiramo umugati wacu kugira ngo ushe. Murabona ko wabyimbye nkayo tuzadukora ari dutunya ariko ubu rero tugiye umugati wacu turawutetse. Murabona ko imigati yacu imaze gusha. Ubu rero dushaka no gufungura tukayikuramo rwose. Ubu imigati yabaye rwose. Murabona ko umugati wahiye neza ebana. Uri perfect kabisa. Hano rero twaba dufite tugiye gukora carrot soup. Ubwo murabona hano dufite red onion, hano dufite ginger, hano dufite ibirayi byo gutuma isupu yacu iba thick. Ikindi hano okay kubera ko tudafite cream turakoresha amata. Amata araje mu mwanya wa cream kugira ngo tuze kubona supu yacu iri butoke neza. No kuvuga ngo turakoresha amata mu mwanya wa cream. No kuvuga ngo ngenda mbigisha shortcut zose zishoboka kugira ngo utije tutavuga ngo cream tuyiciye unutacha cream uzoca amata. Thank you. Ubwo rero tugiye gutangira rero dukatakata ibintu zacu zose tubishira muri safari hariya ku ipanu reka tucana umuriro. Okay. Safari yacu yashushe. Wakata uko ushaka
ushobora kata bitoya cyangwa kata binini, kuko byose icy'ingenzi nuko biri bushe. Ibi birayi rero nibyo bituma biba thick cyangwa isupu yacu igafata, ntibe amazi, kuko isupu buriya ziba zirimo amoko menshi atandukanye. Hari isupu igomba kuba iri light cyangwa se imeze nk'amazi, iyo bita clear soup. Clear soup ishobora kuba iya fish, ishobora kuba iya beef, ishobora kuba iya chicken, ishobora kuba ni nyinshi. Ariko n'izindi za vegetable ziba zigomba kuba, even na vegetable ishobora kuba clear soup cyangwa se bita soup consommé, ariko soup nziza igomba okay, anyway bitewe n'iyo mutakunda, ariko zino nyinshi za vegetable zigomba kuba ziri thick, zibe right. So ibintu zacu zose twabishyiramo kugira ngo bishane byose. Urabona ko harimo igitunguru kiragaragara, ginger iragaragara, kandi twashizemo amavuta make, kuko amavuta menshi ntabwo aba akenewe rwose. Kandi gukoresha blue band byaba byiza kurusha, cyangwa se butter byaba byiza kurusha uko wakoresha. Ubu rero ni blender yacu, twabishyira muri blender rero. Ubu tugiye kubibrandinga hano muri machine. Murabona ko rero supu yacu ikaba irarangiye. Ubu isigaye gusa no kwiserva, ariko kurangira aho yarangiye. Ku bakunzi bacu rero umutegereze rero muze kurisha umugati, amazi muze kumva ukuntu bimeze. Iko sawa kabisa, nirurangiza neza birarusha. Gaku, ndabona bimeze neza kabisa. Bavandimwe ni mugano uyu muntu arimo arabakorera service nziza cyane, arateka atarusha. Navuga ko abasha abanyakenya benshi, nibyo nsanzwe njya mbona hirya no hino. Ndabona ibingibi biri perfect, mugomba kumuteza imbere, kandi arimo arakora ibintu byiza bisukuye cyane kandi biri qualifié. Murakoze cyane.